buriya umuntu amenya aho yacumuri aho umuntu yacumuriye ariko ntamenya aho umuntu yihaniye cyangwa se n'umuntu yacumuye ejo ashobora kugenda kihana. Niyo mpamvu babwira ngo mbere ari n'imbere yawe ari ku mwanya w'imbere. Bamwe njya bumva bavuga ngo ushobora kuzaza usanga ahubwo ngo ari kukwinjiza ari kuguha karibu. Bishatse kwerekana ko buriya umuntu kuba yacumuye, ko umuntu yarakoze ibyaha byinshi akanarengera, ko umuntu bamufata nk'umuntu w'umunyabyaha, ibyo birahagije. Ntibihagije kugira ngo uzamubone ubwiza bwe. Barakubwira ngo yarabikoze. Numvise mu biganiro nawe ubwo yagiye yikorera avuga ngo ibi bintu narabikoze, ndabyemera, mbisabira imbabazi, ariko mu by'ukuri ibi bintu narashutswe cyangwa nabishyizwemo n'abantu runaka bari bandusha ubwenge, ndabyemera, mbumuswa, umuntu w'umunyantege nk'imbere yabo, banshyira mu byaha, ndabyemera, icyo ngicyo ndagisabira imbabazi. Ariko ikintu nge nibaza kimwe, ni ukuki hari abantu bari kujya bashaka kumucecekesha mu magambo ari kuvuga, mu buryo ari avuga abantu, cyangwa se agira ngo atange ubuhamya bwe, ukumva bamwe bari kuvuga ngo MPO TV. Turakwakira kandi tuguhaye ikaze kuri MPO TV, by'umwihariko waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze. Uyu munsi ndagira ngo twongere tuganire, turebere hamwe ku bintu biri kuvugwa. Twari tumaze iminsi tutagaragara imbere ya kamera kubera impamvu zimwe, kandi ku bintu byacu impamvu zabiduteye zirahari nyinshi, ariko natwe nta ruhare runini twagiye tubigiramo. Ariko icyo twabizeza cyo nuko duhari kandi tubafitiye amakuru menshi. So rero ndagira ngo manze dutangire ikiganiro cyacu nshima. Hari abantu benshi ngomba gushima, abantu bakomeje kujya bagenda badushyigikira umunsi ku munsi ku makuru, ibiganiro tugenda tubagezaho. Ari abatugira inama, ari abatubwira ngo tubigenze gutya. Abo bantu ntago tugomba kujya turenga tutabanje kubashimira, kuko muri abantu bagaciro kandi muri abantu b'ingirakamaro. Niyo mpamvu rero dufata umwanya tukagira gutya tukabashima, muri abantu bacu kandi turabakunda cyane, kubera ko mukomeza kutwereka ko tubana umunsi ku munsi. Ngira ngo muri iyi minsi rero, ku munsi w'ejo nibwo nari ndimo ngenda ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nsanzwe mbikora, cyangwa se ndi kugenda ndeba amakuru. Hari bamwe bagiye bavuga ngo ni ugusikororinga, ureba inkuru nyine za zindi ziba ziri breaking, ureba se aya makuru ari kuvugwa bimeze bite, ukagenda ukumva hari biba byabaye utabyumvise, ariko ukagenda ubikurikira mu buryo bwawe. Nanjye ndi kubikurikira mu buryo bwanjye, ndeba ibyavuzwe. Hari byinshi byari byavuzwe, hari byinshi biba biri ku mbuga nkoranyambaga. Uko bwije uko bukiye tugenda tubona abantu benshi baje hari baguye mu byaha bavuga amagambo. Njya mbabwira ngo buriya uko tukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ibi tukunze kujya tubigarukaho cyane, nkunze no kujya ngenda bibabwira, niko tugenda ushobora kuvuga ukaryoherwa bikaza kugera ku rwego nawe ubwawe gukontorora rwa rurimi rwawe bikunanira. Ndetse ikiyongereyeho waza gukurikira cya gikorwa kindi cyo kweditinga, kugira ngo urebe amafuti bishobora guteza ikibazo mu bantu, handi wavuze ukibasira umuntu, cyangwa se handi ururimi rwanyereye, kugira ngo bikuremo ukaza kujya kweditinga, cyangwa se ukweditingira yamaze kunanirwa, cyangwa se kubera shuguri nyinshi abarimo, bikaza kurangira atabikase, bikaza kugira gute, bikaza kurangira ubwawe ukotoye muri sosiyete. Ngira ngo ni nako byagenze ku muntu bitafata ku mavuta, kubera ko arafunze. Mperuka kubona ejo bundi urukiko rwa Kicukiro rwamukatiye ko agomba gufungwa iminsi 30. Arajurira, aza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, naho bagumijeho cya gihano, bamubwira ngo genda ubu ufunzwe iminsi 30 y'agateganyo, ubundi uzagaruke urubanza rwawe rugiyemo rusubire mu rukiko, cyangwa se wongere uruburane mu mizi. Ni nako rero bijya bigendera bamwe mu bantu nk'abo ngabo bakunda kugira gute, kuvuga amagambo. Hari igihe uvuga amagambo ukarengera, bikaza kugira ku rwego ushobora kwibasira umuntu, wamugeraho wamuvugaho ubwe ntazi kubasha nawe kwihangana. Njya mbibona cyane, kandi bavuga ko buriya ugiye kureba kuri twebwe twese dukoresha imbuga nkoranyambaga, twebwe tugenda imbere ya kamera tugakora ibiganiro, twebwe tugera imbere ya kamera tukagira abantu benshi tuvugaho. Buri ugiye gucekinga ugahera hasi, nuko buri inzego zibishinzwe zishyiramo imiyaga, hari benshi bahagombye kuba bagira gute, bari mu nkiko bari kuburana. Ngira ngo tugendeye kw'ibyo ngibyo, nk'umuntu, hari abanyamakuru bamwe
cyane ushobora kumva amagambo yavuze nawe ukavuga ati ngiye ibingibi sinabivuga rwose kubera ubwoba bwawe cyangwa se kubera ukwitinya cyangwa se kubera ko nyine wumva ko utasebye umuntu ntubivuge, ariko bikazarangira ugize ute ukotoye kuri ka kantu gatoya cyane, bikarangira bagukurikiranye ukaza guhanwa. Ngira ngo hari amakuru menshi yarahari ku munsi w'ejo nibwo nari ndi ku mbuga nkoranyambaga mbona ikiganiro ngo cyakozwe n'uriya mugore ngo w'Umusanzi ngo kuri Rangilayoni TV, bamwita Jessica aho yakotoye nawe bikaza kurangira nyine avuze amagambo ashobora guteza ikibazo muri rubanda. Abantu benshi bagiye bavugaho byinshi, bagenda bavuga nyine ngo nuko iki Jessica umuntu wakoraga ibiganiro byiza. Ngiye mu by'ukuri nkiza yantanze ku iyi mihanda yakoraga ibiganiro bimwe nkabireba, ibindi nkasanga wenda sinabonye umwanya wo kubireba, ariko igihe mboneye umwanya bimwe muri byo bitewe n'amatayito mbonyeho nkaza kubireba, nkabona ibiganiro yakoraga byari ibiganiro byiza pe, byari ibiganiro byiza byubaka, ukabona ari umuntu ugira inama cyane. Content yibasiraga yavugaga kuri bara bakobwa bakunda kugaragaza cyangwa kuba bifotoye bambaye ubusa cyangwa se ziriya ndaya bara bakunda gucuruza imibiri yabo, abo ngabo niwe yibasiraga, ndetse akaza akavuga icyaba byiza kugira ngo ubwabo bikosore, kugira ngo societe yigire ku bantu cyangwa se ubikoze ahinduke kugira ngo ashobore kugira ikintu afasha rubanda. Ngira ngo nawe urabizi ko buriya kubaho uzi ko nta kintu umuntu ashobora kukwigiraho, ushobora kuza ukavuga amagambo ugakora ibikorwa runaka, ariko umuntu yaza kureba icyo wakoze umuntu ashobora kukwigiraho ukakibura. Ngira ngo buriya uburi ikigwari, sinjya ntinya kubivuga uburi ikigwari. Ibyo rero nyuma y'ibyo byose imyaka na YouTube channel nabonye yarashinzwe muri 2021, urumva si ya kera. Nabonye bamwe bavuga ngo sibanamuzi ngo bamumenye vuba, nanjye kuko nge nari nsanzwe muzi pe, nari nsanzwe muzi mbere yaho agitangira, kuko yari umufriends wanjye kuri Facebook nyine twaracataga n'ubundi bisanzwe, ariko mbona ari umuntu nyine uri aho ngaho udashobora guteza ikibazo cyangwa udashobora kuvuga amagambo, ariko babubwira ngo buriya akanwa dufite hano niko gashobora kudukoraho. Iyo ucuruza inyanya ntago uzaza guhomba ibishyimbo, reka da, ntago uzaza guhomba, uzahomba inyanya nyine kuko nizo ucuruza. Kubera ko ucuruza umunwa uza ku mbuga nkoranyambaga ukavuga amakuru, hari igihe ugira gutya ugakotora. Mwagiye mubabona benshi, harimo n'uriya Jean Paul Nkundineza, akaba muriya ngo fata ku mavuta, benshi n'abagiye bamubanjiriza bakageramo bagataha, ariko bazira gute? Bazira kuvuga amagambo y'ubu bwaba, akaza akavuga amagambo azingo ari kubwira abantu, ariko bikaza kurangira abo yabwiraga batabyihangane bakaza kumujyana mu nkiko agafungwa. Ngira ngo nibi ngibi rero uyu mugore Jessica yavuze amagambo ariko ataje gufatwa rumwe, ndetse bamwe baravuga nyine buri wese ntabwo yagiye afata rumwe. Harimo ngira ngo abenshi harimo nabo numvise bavuga ngo kubera amagambo yakoresheje yakiriwe n'abandi n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, nibyo biri gutuma ngo abantu benshi bayifata mu buryo butandukanye. Ngira ngo buriya mukobwa kuba wenda ntago najya kuvugaho ibintu byinshi, ariko buriya akubwira ngo buriya umuntu ashobora kuba atuje gutya, akora ibiganiro bitagira ikintu bitwara abantu, agenda mu buzima neza, ubona nta n'umuntu abangamira, ariko rimwe kwa rimwe akaza kugira gutyo ukabona ziramwose nyine biramwose, cyangwa se ukabona abantu bose bagize ibyo bamwibazaho byinshi bitandukanye. Ngira ngo rero ngayo nguko rero ibyo ngibyo byo kuri Jessica, turavuga ngo Imana ize kumufasha, wenda aze kujya kuri YouTube channel ye yongera asaba imbabazi abanyarwanda, kubera ko amagambo yavuze ni amagambo buri wese atavuga ngo aya magambo ni meza pe, ni amagambo nyine wumva ukumva ko nawe ubwawe hari ahandi hantu ashobora kuba akwerekeza, cyangwa se ubona ko nyine hari uburyo nyine nawe ushobora kuyumvamo bitewe n'uko ubwawe umeze, cyangwa akanagukomeretsa akagukomeretsa babwira ngo amagambo ururimi dufite
tugenda tukarukoresha mu buryo butari ubwanyabwo cyangwa se ukarukoresha uzingura kuvuga ibintu bizima biri bwubaka abantu ariko ukaza gukomeretsa abantu. Ngira ngo ni ibyo ngibyo byabaye kuri Jessica kugeza amagingo y'icyo kiganiro. Ngewe usibye wenda kugenda mbona utulinki cyangwa se tumwe mu duce tw'ikiganiro yakoze, ntago nari ndi update akikirekura ngo nkirebe, ariko mu by'ukuri numvise ko ayo magambo yakoresheje mu by'ukuri arakomeye, na magambo akomeye, na magambo akomeye ashobora kugira bamwe mu banyarwanda komeretse. Niyo mpamvu nabonye ikiganiro cye, icyo kiganiro sinigeze nkibona, niyo mpamvu nabonye bagikuye. Ariko harimo bamwe numvise bavuga ngo aya magambo uburyo yakoreshejemo mu by'ukuri ni kwa kundi nyine umuntu ajya ku mbuga nkoranyambaga kisanzura bikaza kurangira n'ibyo yatangiriyeho atabyibutse cyangwa sarenze akaza kurenga umurongo, n'abaeditinga ntibaze kubikuramo azingo ni ibintu bizima. So ngira ngo rero ni ibyo ngibyo. Indi nkuru mfite ni y'umugabo bita Theo Bosebabireba. Theo Bosebabireba umuhanzi wafashije abanyarwanda benshi, nkuru yagiye atangaza zigiye zitandukanye, uburyo yagiye afashamo abantu, ariko kugeza amagingo aya ngira ngo hari abantu benshi batari kumva rumwe nawe kubera uburyo bimwe bagiye bamushinja. Ngira ngo bimwe nawe yarabyiyemereye bamushinjaga ko ngo yagiye yasambanaga agatera abagore benshi amada, ngo rimwe yageze afatwa yanasinze. Ngira ngo rero iki kintu nze kukivugaho ku buryo bwacyo bwihariye, kubera ko barakubwira ngo buriya umuntu amenya aho umuntu yacumuriye ariko ntamenya aho umuntu yihaniye, cyangwa se n'umuntu yacumuye ejo ashobora kugenda akihana. Niyo mpamvu babwira ngo buriya ku munsi w'imperuka hari igihe uzajya kubona ukabona muntu wari uzi ngo ni umunyabyaha wa cyane, wa muntu wumvaga ko akora ibintu nyine birenze ku buryo wumva ko atabona ijuru, usanga niwe wagutanzeyo ari n'imbere yawe, ari ku mwanya w'imbere. Bamwe njya bavuga ngo ushobora kuzaza usanga ahubwo ngo wari kukwinjiza ari kuguha karibu. Bishatse kwerekana ko buriya umuntu kuba yacumuye, ko umuntu yarakoze ibyaha byinshi akanarengera, ko umuntu umufata nk'umuntu w'umunyabyaha, ibyo birahagije, ntibihagije kugira ngo uzamubone ubwiza bwe. Barakubwira ngo yarabikoze. Numvise mu biganiro nawe ubwo yagiye yikorera avuga ngo ibi bintu narabikoze, ndabyemera, mbisabira imbabazi, ariko mu by'ukuri ibi bintu narashutswe cyangwa nabishyizwemo n'abantu runaka bari bandusha ubwenge, ndabyemera, mbumuswa, umuntu w'umunyantege nk'imbere yabo, banshyira mu byaha, ndabyemera, icyo ngicyo ndagisabira imbabazi. Ariko ikintu nge nibaza kimwe ni ukuki hari abantu bari kujya bashaka kumucecekesha mu magambo ari kuvuga, mu buryo ari avuga abantu, cyangwa se agira ngo atange ubuhamya bwe, ukumva bamwe bari kuvuga ngo ibintu ntago bikwiye. Kubera iki we bavuga ngo ntago bikwiye? Buriya niba umuntu ari kuvuga ubundi kugira ngo ikintu barabwira ngo iyo ushaka ko umutima wawe uruhuka, umutima wawe ukumva uratuje, bya bintu byari bikuremereye genda bivuge bishyira hanze kugira ngo wowe ubwawe wumve uruhutse. Hari umuntu bidashobora gushimisha, ushobora kuza ukabivuga kuri njyewe, cyangwa se ukaza ukabivuga kubera ko nzi ko ibyo bintu ngenzi ko nanjye bishobora kuba narabikoze bikambabaza, nkumva ko utabivuga, ariko mu by'ukuri wowe umutima wawe uri kugira uri kuruhuka. Ngira ngo hari ijambo rimwe ngenza kugira kuvugaho, ni uburyo yavuze ngo hari abantu bamwe muri bo mwabo bantu bari gushaka kumucecekesha bagerageje, kandi ngo ari nabo bantu bamushutse ngo akajya mwuko gusambana, kubera ko ngira ngo mu minsi ya mbere ya Theo yahimbaga indirimbo nziza zakunda gukoreshwa mu nsengero, ahantu hose bajya ukazisanga, habe mu bitaramo bishyushya abantu, habe mu nsengero, habe mu bubari, habe ahantu hagiye hatandukanye, ahantu hahuriye abantu benshi, indirimbo za Theo zarakoreshwaga, ndetse abantu bose babona ko ari umuhanzi mwiza ushobora kuba yafasha abanyarwanda. Ariko uburyo yagiyemo byabaye nkaho agiye nka kwa kundi bavuga ngo ni ubwato bunini bwiroshye mu nyanja, nta muntu wegeze wumva irengero rya Theo. Twamvise ngo Theo ngo yateye umugore inda utari uwe, ngo muri bababyinnyi be. Nge nako negeze mbyumva, ndavuga ukuri kuri numvise. Baravuga ngo Theo ngo yagize ate, ngo yaragiye ngo muri bababyinnyi yabyinishaga, cyangwa se abakobwa bamufashaga kubyina mu maklipe y'amaririmbo ye, ngo umwe muri bo ngo yamuteye inda.
biravugwa nyuma nza kujya kumva indi nkuru yavugaga ngo yagize ate ngo bamufatiye mu kabari yasinze ngo atari ngo ururimi rutari kuva mu kanwa kugenda gwirana mu muhanda. Ibyo ngibyo nge numvise ubwo yarabyiyemereye, ahubwo ni ukubera iki harimo abantu bari kujya bagenda bashaka kubigarura, bashaka kugarura ngo berekane uburyo Theo ari umuntu mubi. Nicyo cyane n'umubwira ngo buri ushobora kumenya umuntu aho yacumuriye ariko ntujye umenya umuntu aho yihaniye. Niyo mpamvu bakubwira ngo gerageza niwumva umuntu yacumuye cyangwa umuntu kumva umuntu nawe ubwo yarabyiyemerera. Nge ikintu cyantunguye n'uburyo numvise abyemera akavuga ko yanabisabiye imbabazi, ahubwo ngo bamwe bakamubabarira ariko abandi ntibashake kumubabarira. Ngira ngo yagiye avugamo bamwe muri bo ntiyigeze avuga abanze abamugiriye nabi, ariko mu by'ukuri barakubwira ngo buri umuntu niwicara ukumva ko abantu bose bagukunze, icyo gihe uzamenye ko ubwawe nawe utari muzima, ko nta muntu ukundwa na bose kandi nta n'umuntu ugirirwa neza n'abantu bose. Niyo mpamvu bakubwira ngo umuntu nshobora kuba ngewe numva ntakwiyumvamo, nkumva singukunda, nkumva sinshaka kumva ibyawe, yewe nkaba nanagera no ku rwego nshobora kukugambanira, ariko hari undi muntu ubukwifuriza neza. Ngira ngo undi muntu ubukwifuriza neza, undi muntu ubukwifuriza ibyiza, ariko niwicaye kumva ko twese tugomba kuba turi abantu bawe, turi kujyana mu mujyi umwe, turi kugukunda, turi kumva tugukomera amashyi mbega muri rusange, icyo gihe uzamenye ko ahubwo ugiye kugira ute, ugiye kubirindura, kubera ko nta muntu n'umwe mu makuru nzi ngewe ubwanjye nta muntu n'umwe ujya agambanirwa cyangwa se agirirwa nabi n'umuntu bataziranye. Neva umuntu muziranye, umuntu mwabanye, umuntu mwasangiye, wa wundi wagiriye neza niwe ukugirira nabi. Kandi igitangaje ushobora kuba ufite ubuzima bubi none ukabura abantu babiri bakugira gute, bakugirira neza ngo bwa buzima bubi ufite bukuveho, ariko wamara kuzamuka umaze kubona bya bintu bibi byose wanyuzemo, ubuzima bwawe bwasitaragorinze, uburyo utarubayeho neza, uburyo abantu bose bakuvugaga nabi, waza kugera ku rwego utangiye kugira ute, utangiye gutera imbere, cyangwa se wahavuye hari umuntu mwenda runaka wagize Imana akagufasha akagukura aho hantu, ukabona abantu benshi batangiye kuza bakwiyegereza babwira ati twaragukundaga, twakwifurizaga ineza, ati niwe muntu wacu aturi, ariko waza kongera gusubira mu bibazo babandi bose bakakuvaho. Niyo mpamvu babwira ngo buriya inshuti uyimenyera mu byago, ntabwo uzegera ubona inshuti yawe utari mu byago, ntabwo uzegera ubona umuntu ugukunda bya nyabyo ari uko ufite ubuzima bwiza, aho yabo bose baba bagushuka. Wa muntu muzima, wa muntu uzakwifuriza neza, wa muntu uzakugirira neza, umubona ari uko ufite ibibazo. Iyo umeze neza ntabwo uzegera umubona, ngira ngo abantu benshi barabizi, nta muntu n'umwe ukundwa afite ibibazo, nta muntu ukundwa afite ibibazo. Niyo mpamvu babwira ngo nushaka kumenya umuntu w'inshuti yawe, nushaka kumenya umuntu mubane, nushaka kumenya umuntu uzakugirira umumaro, uzigira umunyabibazo. Inshuti nzima zizakugumaho, ariko za nshuti zitari iz'umumaro zizagenda, nawe none usigare uvuga ngo uruhande mpagazemo nuru. Nicyo kintu buriya kiba ari cyiza. Ngira ngo izo nkuru za Theo zivuyeho, uko namwumvaga mu buhanzi bwe, nari ntarahura nawe imbona nkubone ngo wenda tugire wenda mubone wenda no kuririmba, icyo gihe nari nkiri mutoya, nkiri no ku ntebe y'ishuri, ariko nkunda indirimbo ze, nanamwinspira cyane ku buryo yarimbaga indirimbo nayo nkumva ziramfashije pe, zikamfasha nkumva hari ukuntu bavuga ngo umuntu ngo akumva ngo ari mu mavuta, nkumva nanjye meze neza, nkumva ndabyishimiye cyane. Ariko nza gutungurwa no kumva inkuru zindi zaje zikurikira inyuma, ariko amakuru ngiye yaje kongeraho nayuko muri ba bantu bajyaga bajya bamuhesha ibitaramo, baba pasiteri, b'abakozi b'Imana bamubaga hafi, no bagira gute bamushukaga bakamukura, bakava ngo ku rubyiniro, bakava mu gitaramo, bagahita bamuhitana hehe mu kabari, ndetse bamwe abo bapasiteri abo ngabo bakoranye nabo, abo babanaga mwabo ngabo mbega bamufashaga umunsi ku munsi, bamugirira nabi. Kandi buriya babwira ngo abenshi mwabo bose twirirwa tubona
ntuzabone ujya gusenga ugire ngo cyangwa se uri mu winjiye mu rusengero nurangiza uvuge ngo n'andi umuntu azaza akakweskoroka wowe ubwawe akakubwira buri kimwe cyose ashaka akakweskoroka bitewe n'icyo ashaka gukuraho ejo yamara kukikuraho akakujugunya wowe ugasigaye kuvuga ngo uyu muntu yagenze gutya yampaye amafaranga najyanye amaturo anyemerera kunsengera birangije agira gute amafaranga yanjye amaze kuyarya arigendera ibyo twasizeranye ntiyabinkoreye nabwiye ngo buriya ukomeze gutyo kutekereza gutyo ntago aba bose tubona ari inyangamugayo ntago ari inyangamugayo iyo baza kuba ari inyangamugayo bandi bafite ayo matayito bafite ayo mazina twumva twemeraga bagombye kuba tutari kubona bata muri yombi bajya muri gereza twagombye kuba tutari kubona hari abantu beskorotse twagombye kuba turi kubona ayo bantu haribo bantu beza aribo bantu bakozi b'Imana aribo bantu b'inyangamugayo ryahamye tubona no niba tubona rero bamwe muri bari gutabwa muri yombe bazira kweskoroka ndetse bamwe bakanabyemera mwakaza gahaga imbere akamara avuga ati ngiye nzarya amafaranga ntago icyo gihe ubwo ushobora kuzayobera kuri bene uwo nguwo nuyobera kuri bene uwo urumva ubwo ubundi ikintu kizima cyo azakubwira ni iki ni handi nyina azakurya yawe akagukorera buri kimwe cyose yamara kubona ko aguhaze ibyo yagushaka bibonye agahita kujugunya ababwira ati gendere niyo mpamvu buriya ubuzima turimo bisaba kumenyamo n'ubwenge ngira ngo leta wari bitukanguriye katubwira ngo mumenye ubwenge munabwira ngo mpa amafaranga menya icyo agiye kwaka amafaranga 100 n'urugero cyangwa se 10 wagiye kuguha iki agiye kugukorera iki ngo namuhaye ngo miliyoni 10 yakweskorotse miliyoni 10 yaguhaye iki nimanguhe naguhereze nawe umuhereze nibitaba ibyo ngibyo mubigirana ikizere abigukorere nawe umubere inyangamugayo uzayamuhe ntuzamwambure ariko bumubwira ngo mpereza nanjye nzaguha ibyo ngibyo se nibiki abari kubwira icyo rero birasaba gushyira mu bwenge bwacu nibitaba ibyo ngibyo bakubwira ngo buriya ngo umuntu ushobora kuba uzi ngo umuntu akakubwira buri kimwe cyose ashaka ejo ubwawe ukazasigara wamanjiriwe wabuze na ayucira nayumira ndetse n'umuryango wawe wahuye n'ibibazo ngira ngo murakoze abantu mukomeje kujya mugenda mudushyigikira abantu mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'ingirakamaro niyo mpamvu tutajya tugenda tutabahaye respect tubabwire ngo ni hano ku mutima fata amasegonda 3 ukande kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndetse amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho 100%. Urakoze cyane turagukunda Imana ni kuduhera umugisha.